no Dauda naruboneka bakamukinira imbere urumva ubwo nyine icyo bakigiye kubaho no guprofita izi pace za Gilbert na Kiwanuka kubera ko bari abakinyi bazi gutanga passe mu mpande ari abapaseri beza imipira yose babonye bakajya bayidekara mu mpande ariko muri bagirwa na Mamadura miniba oya nta ikintu yafasha uretse gato mini bari hasi pe yakibe muri kwipangira niyo igomba guhabya umure hasi cyane ubundi Lamine Ba nuko ari umunyamahanga ariko yakagombye kuba yarajyanye na Barsene na bavandimwe b'abana bandi bagiye badushima Imana Olivier na ba Frodouash muzongo yapfire rimwe ari gukina muri Isigari muzongo nabonye kuri match ya Kiyovu ndinda na ibintu bye ngira ngo nabyemera Mamadura mini barwego uraruhana muri minsi Dawada hari niho hano yagomba kugaragariza ko aha umwanya ko yakina aboneka profite yo gukuba ko adahari Dawo ahubwo byagaragaye ko Dawo agomba kugikina wenyine Lamine Ba dakwera kusimba ubundi muri system twari tuvuze ruboneka ngomba kuba hari umusimbura w'akabara Ramazan Lamine Ba yaza ku mwanya wa gatatu Lamine Ba Axel Mahereza leta pe nuko bimeze ari Lamine Ba yaragiye muri Jeux Olympiques yagiye oya yavuyemo kuri liste y'umukinnyi Axel mu gukireba yavuyemo kuri liste y'anyuma ariko yagezeyo yagiye muri liste y'anyuma da hanyuma Kagege yavuyemo mu kibuga simbuye yarakomeretse Kagege yakomeretse ku hafi y'ijisho sinzi umuntu sinibuka umuntu bagonganye biza no kurangira Ombolenga agiyemo bigaragara ko yari yavunitse ariko burya gisebe nkuko nguko kirakira kikamuntu kinyakamera neza kibazo cyereka kigize nko kukuguru wenda ari ikindi kibazo cy'imvune ariko gisebe yagize mu isura rwose ntago bikabije cyane era ni match ya Kagege abanye bafite mask se bazayimuterekemo akine neza rwose ntago ari kuzuru ni hano gutyo ku ruhande nagasebe uko bahise bamupfuka kandi shabona ku rwego rwa Kagege n'urwa Ombolenga harimo intera nini uko ni match Afrika y'Epfera byerekanye yakinye neza Ombolenga rwose uyu mwaka wakaba ari nk'uwanyuma muri APR kuko gutunga Ombolenga nyine udakina gutunga Ombolenga kuri benshi oya urumva nyine Ombolenga ni umukinnyi mukuru ariko nyine APR ikwiye gutunga abantu nimero 2 bose bakina kuko Ombolenga niba ashaka kujyamo mu minota nk'irindwi ya nyuma ariko n'umuntu ukabona urwego ruri hasi cyane nta mpamvu kugira ngo utunga abakinnyi badakina aramutse akomeje gutya ntazamura urwego nta kintu yaba gikora muri APR kuko Kagege gakeneye umuntu nyine umupushinga bahanganira umwanya kuko na Kagege yari umwe wenyine ku mwanya we turamuzi ko ashaka kudropinga forme bakeneye undi mukinnyi ubwo nyine APR ni ikipe babona ko bababajwe cyane no gutakaza umukino banganyijemo na Rutsiro bamaze kunganya imikino ibiri ikurikiranya ntabwo bisanzwe ubundi kuri APR kuba barashaka abafana uko wabifata kose ngo ndahagira ngo singira icyo nkuramo cyangwa ngo bigenda gute ni match ihuruza imbaga y'Abanyarwanda APR FC Rayon Sport amakipe abiri akomeye y'i Kigali mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi niyo ahuruza imbaga kuruta andi muri Rwanda Premier League tariki 8 z'ukwezi kwa 11 ku munsi wa 7 wa Rwanda Premier League saa 9 zuzuye nibwo ino rendezvous nanone ihari yego ni umukino rero uje amakipe yombi ahagaze gute mwabagabo mwe ku ruhande rwanyu cyangwa ni umukino gute mbere na mbere mwiteze ko gute nago uje karahari cyangwa uje igihe nyacyo uko byari bisanzwe ntago twaye tumenyereye ko ari classique iza ku munsi wa 7 rukuno wabonaga yatindagamo ariko navuga ko ije ku gihe nyacyo kiza kuri ubu ngubu kuko kuza ku munsi wa 7 uba witeze ko mu by'ukuri champion bisa nka turi mu ntangiriro tutarinjira mu minsi 10 aho champion vati maze igihe ariko kuza mu minsi 7 ya mbere no kuvuga mu mezi 2 yambira championnat mu by'ukuri kuvuga ngo ama equipe aracyari fresh nta bibazo byinshi mibare ntagira aba myinshi kinyoye ntago cyari cyaba kinini cyane ugeranyije nko yaza ku munsi wa 13 cyangwa ku munsi wa 14 nje navuga ko ije ku gihe cyiza sofa ariko wende ngo turaza kubyinjiramo ni gihe cyiza noneho mu kibuga cyo bihagaze gute ariko kurebana na calendrier ni gihe cyiza ku munsi wa 7 nubwo wenda sofa navuga ko tugiye kuzireba wenda zitari kuri peak stari ku kigero cyacu kiri hejuru nkuko na twari kuzibona ziri hejuru ziyoboye urutonde kuko tuzigiye gukina zitayoboye urutonde nabyo ni indi nkuru AP na Rayon zigiye gukina umunsi wabo ya classico nta nimwe yicaye ku mwanya wa mbere nabyo ni indi nkuru nikikwereka yuko
birashoboka yuko ari ikindi gihe ari ibindi bihe n'ikindi kiragano tugiye kurebamo indi classico ihuza ekipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport. match ije kare, match ije ibirungo bitarafata. Batwaruriye uyu mukino utari washya. Nawe niko ubibona ku giti cyawe? ngiye mbona ari ama ekipe wenda atari yashya ariko ubundi iki nicyo gihe cyiza cyo gukina classico rwose. Turi ku munsi wa 7 wa shampiyona, ubwo urumva tumaze kugera muri moitié ya fazari, nicyo gihe cyiza kuri ngewe. Ariko ku ma ekipe biri paradoxal. Ku ma ekipe wenda navuga ko ntabwo ari mwe ritwara mu buryo busa. APR nk'ikipe ifite igikombe ushize hariya wavuga ko APR niyo favori gutwara igikombe. Ariko nanone wajya hariya nanone ukavuga ati Rayon Sport niyo competiteur wa APR nkuko twabibonye umwaka ushize. Ariko uburyo barimo barakina ni uburyo butandukanye. APR ntabwo iri mu bihe byiza iyo nyihereho dore ko neza akira. APR ntabwo iri mu bihe byiza, burya ntibisanzwe kubona APR inganya inshuro ebyiri zikurikirana. Ntabwo bisanzwe. Nta nubwo bisanzwe kumva ko APR FC ku munsi wa 4 ku manota 12 akinirwa APR ifite amanota 8 ntibeshye. Urumva ko mu mibare byo ni ibintu bigifatika, ariko bawumva ko yagakomye gukora byinshi birenze paraporo ya groupe ifite, paraporo ya byinshi rusha abandi. Urumva ko icyo gihe ntabwo biri kusa neza cyane. Ikindi iyo ugiye mu kibuga hagati APR FC sinzi niba ifite ibiretego bigera mu 10, ntabwo mbikeka. Byaba ari byinshi. Sinzi niba ratsinda n'ibitego 10. APR imaze gutsinda 3 4 muri Rwanda Premier League mu mikino 4. Nibiki? Yego. Ariko APR FC ifite imikino 2 itarakina. Abandi bamaze gukina 6, APR ifite imikino 4 yakinnye. Birumvikana ko iyo mikino 2 y'ikirarane kuyitsinda urura rutonde rwahita ruhinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo urumva ko n'umufana wa APR arajya muri classico avuga atari ko se ko turi gukina mu buryo wenda butari bwa bundi buca kuri buri wese. Kandi tuba tugiye gurana mukeba hari akikango wagira kameme n'umufana. Ariko nemera ko zino match nk'izi ngizi kuri classico ntabwo mukinyi mu motiva na gatoyi, umukinyi ubwe ari motiva. Noneho by'umwihariko muri APR FC iyi match ni match baha agaciro kanini cyane. Si buri munsi, si buri gihe tubona abayobozi mu ngabo z'igihugu muri RDF bazamuka mu myitozo ari 3-4 ku rwego rwo hejuru. Akenshi baza kuri uyu icyo gihe rero ntibyagutangaza muri iki cyumweru kubabona nanone. Ubwo ni ikigaragaza ko n'uburemere bw'uyu mukino. Ikindi wenda nasuza kuri APR kuva match zatangira gukinwa kuri Nouveau Model, Rayon Sport ntabwo irabatsinda. Iyo rero ni changamoto kuri Rayon Sport, ni challenge kuri Rayon. Ikaba motivation de plus, mwe ntabwo muradutsinda kuri iki kibuga. Rayon Sport ntabwo iratsinda. Kuri Rayon Sport ni use ni ikipe navuga wenda turacyari kuri APR gato. Turacyari kuri APR. Ndumva mukinsista niyo yaza kwakira uyu mukino. Muti ntabwo nagira kubita nyene ngo tubone APR uko twari twiteze, ariko se impamvu wenda nizaba zihari nazo zaba zifatika. Dushobora kura tukibaza tuti kuki APR wenda itangiye mu buryo buri slow. Hari uwambwiye ati APR FC yakinga imikino myinshi mpuzamahanga mu gihe gito, biviramo imvune ndetse n'umunaniro ku bakinnyi bayo bamwe b'ingenzi. Iyo yaba impamvu. Indi mpamvu ya kabiri, APR itangiye kubera impamvu zitandukanye, wenda tutagiye kujya kuri ABCD, idafite bamwe mu bakinnyi bayo beza. Impamvu z'uburwayi budasanzwe, impamvu y'imvune nayo burya twayibana mu burwayi, impamvu y'imyitwarire itari myiza. Biprivye umutoza Taleb abakinnyi bashya beza be cyangwa abakinnyi beza muri no mikino ibanza 4 ya Rwanda Premier League ndetse n'imikino mpuzamahanga. Izo mpamvu mwazemera zaba impamvu zatuma tuva tuti umusaruro ifite wenda nibyo birangana. Izo mpamvu ngewe nazivuga kuri uyu mukino wa Rayon Sport. Yego. Ukavuga uti APR yari kwiye kubifite Uwatara. APR yari ngiye ku mpamvu ya kabiri ya mbere ndayigarukaho. APR yari kwiye kubifite Uwatara kuri match ya Rayon.
yewe APR yari kwiye kuba ifite Memeri Dawo kuri match ya Rayon Sport. Ibyo nabyumva kuko burya ama equipe manini les grands joueurs nibo bagaragara muri iriya ntuzi. Nabyumva ariko nanone ku rundi ruhande absence ya Memeri Dawo, absence ya Dawo, absence imwe cyangwa indi kuri match ya Gicumbi ntitwakwiye kubona biriya. Mu by'ukuri ndabizoreba imipira myinshi yo mu Rwanda. Iyo urebye Gicumbi mu kibuga na Rayon Sport mu kibuga dukure amazina ikinyuranyo ni kinini mu mikinire ku buryo twavuga ngo wenda twatunga urutoki kuko babuze kuri match ya Rayon Sport cyangwa ya polisi ntidutunga urutoki ko babuze kuri match ya Gicumbi cyangwa ya akakanya ikinyuranyo si kinini. Ejo wanabimaga n'amakuru ni iyihe kipe yarutse gukina na Gicumbi? ni Etincelle ko yabujije gukina se ikinyuranyo nubwo twabonye ko atari kinini none ahanga kandi ucize ku rupapuro Gicumbi ari kuvuga ati Gicumbi iratsinda Etincelle ko bitakunze. Yanemera ko iyi ni grande equipe même si ikipe niyo yazi gakina gute ariko iyo ikipe nkuru avec maturité avec les grands joueurs urahava byanga bikunda. Ibyitweretse mu mikino ishize biragoye kuvuga ko izo ari impamvu zifatika ariko ku bukiro hari umufana wese nanjye ndi umutoza nakwifuza kubabona hari kuri grand match. Ikindi noneho cya kabiri avuze ngo ikina imikino minini nyinshi niki kipe nyine ziberaho nini. Iyi ni Club Giant wa mugani wa Jangwani. Club Giant ni ukuvuga ngo noneho mwagize amahirwe mugaruka muri politiki y'abakinnyi mpuzamahanga mufite na benshi aka kanya afite n'amazina of course mugomba kuba mufite n'abasimbura. Icyo gihe rero nawe mutoza gukora iyo rotation ku buryo abizi neza ko niyo champion iri bube baza kuba fresh. Ibyo rero ahubwo ni byiza byagombye ahubwo kuba byabatereka aka kanya ku imashini none imaze kwaka kurushaho. Kuko urumva iyo mugiye Tanzania mugakora sekafa entre guillemets iba ari precision. Iyo mukoze inkera y'abahizi kuko bakinnye imikino ibiri mpuzamahanga iba ari precision. Umutoza bamaze kubona umuvuno runaka iyo mugiye sekafa mu mutuze precision. Yewe nakwibwira ko iriya 30 minutes bakoze contre pyramide ni precision ni umusaruro ya precision bakoze 10 minutes nzizanga kuko yarakuyemo na adversaire nkuriya nta gitangaza kirimo. Wenda igitangaza avuga ati ntabwo mwize mutsinda igitego ariko hano bakoze ibishoboka byose. Ngenyeka ko ahubwo nibwo ndagomye kubona mayonnaise none imaze gufata kurusha no kubasimbura parce que le coach atoza abanza mu kibuga of course n'abasimbura groupe muri rusange. Hari image twagombye kubona y'umuvuno deja uri physique ubona ko physique mabarusha abandi hejuru ko na match bakinye ni nyinshi ko zera match nyinshi zigufasha kuba on top physique ariko ubona ko ikinyuranyo deja physique si cyinshi waje no mu kibuga ukabona mayonnaise ntirafata. Abakinnyi benshi abafuni ntago rirakora abakinnyi bashya kuko imvune zibaho mu mukino ziri mu bigize party y'umukino kubera akazi bakora. Harimo n'abanenga ku ruhande rumwe ko wenda rotation itari yakorwa neza nubwo akiri kare nta kidasanzwe cyari cyaba ariko bati ntago turabona impact direct apari ya Sekiganda na Memeri Dawo mu mikino ibanza. Abandi bakinnyi bashya cyane abakinnyi baguzwe b'abanyarwanda uhereye kuri Adolphe Mwizamu ugafata uyu mwana Alex muri Gasogi ugafata uyu musore witwa Kim ukagera kuri ba Haji Iraguha na abantu baravuga bati urwego rwabo umutoza afite ubwabo kuba icyizere akiri kare si urwego rwabo ntago ari rwiza wenda ku buryo bakina bo bite urabibona gute kuri babona abakinnyi bashya bongerewemo? N'abakinnyi sofa byagoye kwiyentegera byarabagoye byo tukubona abakinnyi bavuye hano imbere mu gihugu integration yabo yaragoranye. Jewe sinavuga yuko ari umutoza nabyo wenda ashobora kubyemera ko wenda ashobora gusanga urwego rwabo wenda rutagendanye n'ibyo yifuza ariko n'abakinnyi bakinaga hano imbere mu gihugu n'abakinnyi bakinaga mu ma equipe akomeye surtout equipe nka Rayon Sport ngiye mbona barabuze sizina ngo nava icyizere cyangwa kugira ngo umutoza abaye integration abagirira icyo cyizere cyo gukina kuko ntabwo ari abakinnyi babi ntabwo Haji yari umukinnyi mubi Haji yari umukinnyi mwiza wa Rayon Sport sezicize Hakim yari umukinnyi mwiza uyu musore Pasi we arimo anakina rimwe na rimwe nicyo umutoza abereyeho. Abo bakinnyi ko baje iki cyambere ni kintu n'abakinnyi bari baje mu by'ukuri kongerera iki APR paraport y'abakinnyi yari ifite iki kintu turebera kuri côté sportif n'abakinnyi APR yari ikeneye koko n'abakinnyi APR yaguze
ngo baze kubyiga abasanzwe bariho cyangwa n'abakinnyi yaguze nk'abaduburi Na- squad players no Akimu Haji Pasi Alexis. ni abakinnyi baje ari abaduburiri ntabwo ari abakinnyi baje gusunika ntabwo ari abakinnyi baje kubanzamo ni ntabwo ari abakinnyi batera ubwoba Clement no twanabivuze aha ngaha mu kwezi kwa karindwi ntacyo haje uza guteramo ubwoba Gilbert ntacyo Alexis uje uri piki uri uwa kane nicyo uza guteramo ubwoba Iswane Yunusu cyangwa Clement wowe uje uri pasi wasanze Dawudi wasanze Sekiganda ntabwo ni iki uri buze kumutera njye nababonyemo nk'abakinnyi bo kuza kugomfara kubyibushya squad kuko APR ni ikipe igomba kugira squad nini ikagira squad y'abakinnyi beza b'abanyarwanda paraporo aho baba bavuye ariko ntabwo ari abakinnyi mu by'ukuri njye nabonaga ari abakinnyi baza bagapusa bagasunika bagutwara umwanya ubanza bo mu ikipe ya APR tuba tureba impamvu zose tunaganira iyo urebye umutoza ntabwo wakunda guhindura 11 babanzamo unless ari ikibazo cy'imvune ntabwo ubundi abahindura narebye yaje akomereza kuri kuva groupe ku y'ubushize mukino yakinwe w'ikipe ya Gicumbi Taleb impinduka yakoze ni impinduka ziri force ni impinduka z'imvune cyangwa se absence ya discipline bari abasore babiri baramaze iminsi batari mu kibuga aho wenda ntago harimo kugira ubwoba no gukabya kuko hari umuntu uvuga ati urebye ko Claude ari gukina biteye impungenge ntago ari wa Claude wa undi ko kushamburiye abantu bati ntago haba harimo umunaniro urebye ko Clement ari gukina nonaha ejo Kastani wavugaga ati ahubwo banze yabona Rouge ari bari kuba bafashije APR kuko ari gukina nabi cyane muri no mikino iheruka Sheikh ntago iyo pressure yo gutangira ku makipe manini ishobora gutuma umutoza watinya kuba yakura rotation bikanaviramo akaba muri ababa kuri bande touche biyakiriye nk'abakinnyi b'abasimbura ese Swane ntiyakina urwo ni urugero par exemple Swane ntabwo yakina nese ntabwo tubona Kagege asimburana na Ombarenga ubuse bugingo wa Kimu n'uwiye bugingo wa Kimu ntabwo yari titirere muri Rayon Sport ku ikipe yageze ku mpera za shampiyona muri gongana na ekipe ya APR yari titireri muri Sekafa Kagame Cup kugeza ubwo umukino wari Hilal Claude avuye mu Mavubi akaza akaba ari ukina ku buryo atakina match ya Gicumbi mu byubahiro ku buryo atakina match ya Mukura ya Rutsiro atakina match ya Rutsiro mina finance imwe cyangwa indi kuri match ya Gicumbi ntitwakwiye kubona biriya she mu by'ukuri ndabizoreba imipira myinshi yo mu Rwanda iyo urebye Gicumbi mu kibuga na Rayon Sport mu kibuga dukure amazina ikinyuranyo ni kinini mu mikinire ku buryo twavuga ngo wenda twatunga urutoki kuko babuze kuri match ya Rayon Sport cyangwa ya Polisi ntidutunga urutoki ko babuze kuri match ya Gicumbi cyangwa ya aka kanya ikinyuranyo si kinini ejo wanabimaga n'amakuru ni iyihe kipe yarutse gukina na Gicumbi ni Etincelle ko yabujije gukina se ikinyuranyo nubwo twabonye ko atari kinini none ahanga kandi ucize ku rupapuro Gicumbi ari kuvuga ati Gicumbi iratsinda Etincelle ko bitakunze yanemera ko iyi ni grande equipe même si ikipe niyo yazi gakina gute ariko iyo iri ikipe nkuru avec maturité avec les grands joueurs urahava byanga bikunda ibyitweretse mu mikino ishize biragoye kuvuga ko izo ari impamvu zifatika ariko ku bukiro rari umufana wese nanjye ndi umutoza nakwifuza kubabona hari kuri grand match ikindi noneho cya kabiri avuze ngo ikina imikino minini nyinshi niki kipe nyine ziberaho nini iyi ni Club Giant wa mugani wa Jangwani yego Club Giant ni ukuvuga ngo noneho mwagize amahirwe mugaruka muri politiki y'abakinnyi mpuzamahanga mufite na benshi aka kanya afite n'amazina of course mugomba kuba mufite n'abasimbura icyo gihe rero nawe umutoza gukora iyo rotation ku buryo abizi neza ko niyo shampiyona iri bube baza kuba fresh yego ibyo rero ahubwo ni byiza byagombye ahubwo kuba byabatereka aka kanya kuba imashini none imaze kwaka kurushaho kuko urumva iyo mugiye Tanzania mugakora Sekafa entre guillemets iba ari precision iyo mukoze inkera y'abahizi season kuko bakinnye imikino ibiri mpuzamahanga iba ari precision umutoza bamaze kubona umuvuno runaka iyo mugiye Sekafa mu mutuze precision yewe nakwibwira ko iriya 30 minutes bakoze contre pyramide ni precision ni umusaruro ya precision bakoze 10 minutes nzizanga kuko yarakuyemo na adversaire nkuriya nta gitangaza kirimo wenda igitangaza avuga ati ntabwo mwize mutsinda igitego ariko hano bakoze ibishoboka byose ngenyeka ko
ubu ahubwo nibwo ndagumye kubona mayoneze none imaze gufata kurusha no kubasimbura parce que le coach atoza abanza mu kibuga of course n'abasimbura groupe muri rusange hari image twagombye kubona y'umuvuno deja uri physique ubona ko physique mabarusha abandi hejuru ko na match bakinye ni nyinshi ko zera match nyinshi zigufasha kuba on top physique ariko ubona ko ikinyuranyo deja physique si cyinshi waje no mu kibuga ukabona mayoneze ntirafata abakinnyi benshi abafuni ntago rirakora abakinnyi bashya kuko imvune zibaho mu mukino ziri mu bigize party y'umukino kubera akazi bakora harimo n'abanenga ku ruhande rumwe ko wenda iyo rotation itari yakorwa neza nubwo hakiri kare nta kidasanzwe cyari cyaba ariko bati ntago turabona impact direct apari ya Sekiganda na Memeri Dawo mu mikino ibanza abandi bakinnyi bashya cyane abakinnyi baguzwe b'abanyarwanda uhereye kuri Adolphe Mwizamu ugafata uyu mwana Alex muri Gasogi ugafata uyu musore witwa Kim ukagera kuri Bahaji Iraguha na abantu baravuga bati urwego rwabo umutoza afite ubwabo kuba ikizera kiri kare si urwego rwabo ntago ari rwiza wenda ku buryo bakina bo bite urabibona gute kuri babona abakinnyi bashya bongerewemo n'abakinnyi sofa byagoye kwiyentegera byarabagoye byo tukubona abakinnyi bavuye hano imbere mu gihugu integration yabo yaragoranye jewe sinavuga yuko ari umutoza